Niba muhariya. Gera hano. Niba muhariya. Uraho nyine umugisha. Nyine umugisha. Uraho nyine umugisha. Nyine umugisha. Nyine umugisha wawe iki? W'amafaranga. Amafaranga angahe? Miliyoni 20. Miliyoni 20. Uzazikoresha iki? Nzacuruza. Uzacuruza iki? Nzacuruza iduka. Amafaranga yacu ntajya ahomba. Amazina yawe. Mutanase Christine. Vuga amazina yawe ariko. Mutanase Christine. Hari ikintu kirimo? Nawe uzamuri ubane. Reba ko hari ikintu kirimo. Nta kintu mbonamo, ndabona ari ikarito gusa. Hari ikintu kirimo? Ntacyo. Fata gutya. Uraho nyine umugisha. Nyine umugisha. Uraho nyine umugisha. Nyine umugisha. Fataho. Yapfundura. Fundura. Buretse nyine tuzi ngagabanya usaba buretse nyine buretse wayabonye inote nisizaje vuba okay naho tuza hari ikintu nari ntibagiwemo gato sorry ntarasezera. Hari abantu bakunda kwibwa cyane, icyo cyo nari nibagiye kukikubaza, nacyo ugikora cyane rwose. Umuntu wibwe ebana abantu bambareba cyane oya cyane rwose. igihe bigeze kunyura nsanga banyibye na matera ndaraho. Ubu yaba narakumenye ko uzambwira niba kwibuzaza umbwira cyangwa uzandanye umuntu azakuguhamya. Urakoze cyane, ngende ndumva ibintu byose ubwo tubonye umukiza wa kabiri pe. Mu mama mwari mwavuganye nari naje nari ngeze ku gasoko ndaca he. Nari natamye ndenze ku gasoko gatoya ariko nabwo ndacyari ahantu bacuruza. Busheri ndimo ndayireba. Turategereje stari. Natwe twinjire turabyemerewe. Egeze muje gukora iki? Ariko ngo yabigusabye. Mama ni inshuti yanjye. Tugiye gukorana ikiganiro. Twatuzanye rero inshuti yanjye amerekeje. Murakoze. Muraho. Aho neza. Warameze ute se? Nari njaho. Urahageze. Ndahageze. Ni kure we. Zona ari kure cyane. Umuntu wawe se tukura agatebe nawe wicare se? Nta kibazo mwaba mukoze. Kankuzanira agatebe sha. Ubwo rero mubyara wanjye ntiwajya gunyunganira akamfasha akaderate. Ejo ndarampunganira ati hari umugabo sinzi ibicambwe cyoma ikisinye byibuka neza ampa nimero yawe arambwira ati uyu mugabo njyewe sukukubeshya nagiyeyo amubutunzi namase yabaye ubuhe butunzi aranga ngo wamuhaye amafaranga. Telefone kiri hasi. Niba muhariya. Gera hano. Niba muhariya. Uraho nyine umugisha. Nyine umugisha. Uraho nyine umugisha. Nyine umugisha.
ukeneye umugisha wawe iki w'amafaranga angahe miliyoni 20. miliyoni 20 uzazikoresha iki Nzacuruza. uzacuruza iki Nzacuruza iduka. amafaranga yacu ntajya ahomba amazina yawe Mutanase Christine. vuga amazina yawe ariko Mutanase Christine. hari ikintu kirimo nawe uzamuri ubane reba ko hari ikintu kirimo nta kintu mbonamo ndabona ari ikarito gusa hari ikintu kirimo ntacyo fata gutya wabonye niwe umugisha niwe umugisha wabonye niwe umugisha fataho urapfundura pfundura buretse nyine tuzi ngagabanya urusaku buretse nyine buretse wayabonye inote nisi zije vuba okay naho tuza rero gatoya mugani ibyanya byose nayiwe eba banze yarebe murebere nawe reba banze rebe yarebe neza yamwereke Reba no, nimaze. murabona nta kintu navuga jewe gahicarire nanjye nzaza ukwanjye ubwo rero Nose nayiwe mu nayiwe umuzanire cya gikapu cye igikapu cyawe kiri hehe okay uragitwaramo urumva utwara ibintu byawe ayo mafaranga uri kuyabona yarebe neza urimo yabona urimo kuyareba utwara ibintu byawe ikintu cya mbere amafaranga yacu ntajya ahomba ugakoresha neza kunyumva kandi ibintu byo kugenda umuntu nagusaba ari umukene uzamufasha ukumva Onde utishimye se? Oya, cyishimye. Nanjye ndumva nishimye kandi atarayanjye. Nta kintu cyakirimo. Nta kintu cyakirimo. Ibintu ni ibyawe rero, ndumva ibyo warubonye, ubibonye. Nose muga. Gisimba ikintu ushaka kumbaza wowe. Ko ambwiye ngo n'umuntu yari ari hanze warabimukoreye atari we aza hano kandi nkaba nabonye yarinze gufata iyi nkongoro agafata n'icyo gikarito ugashyira ibimenyetso byose we ubimufashamo gute kandi adahari. Umuntu uri hanze hari ibyo mubwira akora, mubwira ashaka agakora iyo yubahirije amabwiriza y'ibyo namubwiye. Atiriwe azi ukabikora bigakunda. Kuko hari abantu benshi bajya bampamagara ngo mushakire umuganga ariko n'ubwa mbere ngeze mu baganga. Urumva ko nzajya mbakurangira ariko nanjye uwitera uburezi arabanza akabwibanza nanjye nzaza ukwanjye atari bo banzanye. Nose kuko ano mafaranga naya nyayo genda shaka ikintu gure moderne niyo mpamvu muhaye yangana genda washaka ikintu agure ane ahita nayo twarajyana kuri banki ariko yanga dore ngaye najya shaka ikintu agura nawe ayagoye nawe yamuhereza yamuhe nta kibazo hano ukafite umurumba w'amafaranga zana nkwereke zana hano we yamuhe yamuhe twafata amande yamuhe ugenda urimo ikintu gende nguremo ikintu icyo ushaka cyo nshaka cyari cyo cyose ariko atayemeye okay ndakigura none se ubwo ngiye mise ngira amatsiko cyane ubu niba bikora kuko abo abanyarwanda benshi n'abanyamahanga nibagiye kukuyoboka oya so bwa mbere baraza ntabwo ari wenyine urumva mwene wawe yaraje n'abandi bagiye basina namwibukaga nuko haza abantu benshi bene rero none se iyo ubona umuntu yubaka itaje mwasangiraga ejo kabundi yubatse ndi utarayubaka ubuzi ko yakuye atanafite n'akazi gafatika ndagenda nguremo ndebe ko umucuruzi yayafata akabona ko ari yo no busese nakubaza mpagurutse hari ikibazo nta kibazo hari abantu oya nta kibazo nawe washaka wahaguruka cyangwa hari abantu baba bafite amatsiko ati se ano mafaranga utanga avaye ko urabanje uranyereka urabanje uratwereka
mbona harimo igikarito gusa, ugira ibyo ukora byose, mbona amafaranga avuyemo, mbona bigenze bite nyine, muri make avaye, muri make avaye. Urikira neza nta kibazo, nta yawe nawe ufite igira umururumba wayo. Nakuvuga ngo aya mafaranga nava, urabona icyo bita abakuru n'abakurambere, yego mujya mubyumva. ndabyumva. Nuko wabanje kumbaza ngo iyi mbehe ikora iki. Iyi mbehe niyo basogokuru n'abasogokuruza baririyemo mbere yacu, yego sibyo? Nukuvuga ngo abakurambere bacu bazanye buno buhanga, ari ukuntu nk'indege yenda n'urugero ishobora kugwa, urabizi ya mafaranga abandi bafite aho kugira ngo ashye, abakurambere barayatwara, bafite ahantu bayashyira, sibyo? None twe twatoranyijwe rero tugahabwa ubwo buhanga, tubahamagara nibo babikora. Ubonye ko nkweretse ikarito nta kintu kirimo, nakora imigenzo ibyo ngomba gukora, twafunze ugasanga ndi amafaranga, nakora bimeze. None ko numva ngiye gukira nkiri muto, nanjye neza n'icyifuzo cyanjye. Nawe yarabisabye, hari ibyo twabanje kuvugana. Twe kuvugana mbere yabimbwiye kuri phone. Ibyo twabanje kuvugana mbere nubona ngo nuko muzi bere ibyo twavuganye mbere. Yego. Byaje twaravuganye. Sitabeshya. None se mfite amatsiko, ni ibingibi by'ubutunzi bwonyine ukora cyangwa hari ibindi ukora birenze kuri ibi? Hari igihe wabona abantu bose bakajya bakuyoboka ngo utanga ubutunzi gusa kandi wakiza n'indwara, waba umuntu afite ikibazo runaka ukamufasha. Nyine dusobanurire muri make ibintu byose ukora. Mu buzima busanzwe nta modoka abonye yanditseho ubuvuzi gakondo. Yego twabonye n'icyapa. Rero ni yanjye. Iyo ngendamo kuko niho watanga amafaranga nawe utegeze gute utiheyeho. Sibyo? Ni ukuvuga ngo icyo mvura amarozi, amashitani, ibitegano, amahembe, nyabingi, ibintu nk'ibyo byose ndabivura. Ibintu byose mbese muri make abaganga bose bavura bagakondo urabivura. Okay. None se ngewe ubwo ndacyafite amatsiko y'ibintu ngenda nkubaza. Ndabona ukiri muto, nari nzi ko abantu bavura gakondo cyangwa bagira ibiki nk'uku nguku nyine, nari nzi ko ari abasaza bamwe bagenda bububa ba kera cyane ariko wenda ndabona uri muto pe. Waje kubyisangamo ute? Waje kubijyamo ute? Ese ni gakondo y'iwanyu? Ese hari no mu muryango w'iwanyu papa wawe cyangwa sogokuru wawe yari abirimo basi akabigusigira cyangwa akabikwigisha? Mfite amatsiko nyine. Yakoze kuba icyo kibazo. Hano bita mu Uganda urazi? Hano bita Shimbabure. Niho navukiye. Yego. Ni ukuvuga ngo nasanze sogokuru abikora, nkajya ndeba ukuntu akoresha imiti, nanjye akayinyicaza impande, njye umwana yatoranyije akayanyigisha kuvura. Nuko nanjye najya kubyiga, natangiye kubyiga mfite imyaka 8 bana sogokuru, nta ndi umuntu wo mu rugo ngeze abyiga usibye ngewe. Yego. Nubwo hari ikintu nari ntibagiwemo gato sorry, ntarasezera. Hari abantu bakunda kwibwa cyane. Icyo cyo nari nibagiye kukikubaza. Nacyo ugikora kwibwa cyane rwose, umuntu wibwe ebana abantu bambareba cyane. Oya cyane rwose. Igihe bigeze kunyura nsanga banyibye na matera ndaraho. Ubu yo yaba narakumenye ko uzambwire niba kwibuzaza umbwire. Yego. Cyangwa uzandanye umuntu azagubuhamya. Urakoze cyane, nge ndumva ibintu byose ubwo tubonye umukiza wa kabiri.